sha niko biri rwose ubu ntiwarebana ahantu mpagaze iwacu abantu ni benshi mu ruvunganzoka bari kujayo kandi bari kuza bari kubyemeza kandi natwe ejo twahavuye turi kutubona turi kubibona ariko myenzo biri kugenda bifata indi sura biri kugaragaza cyane kurusha uko twayibonaga. ziko ibyo bintu bitangaje. ariko none zibikira Mariya ikibeho ntiyahabonekeye abana bakamanza kubita abasazi. natwe ntabwo twahise tubyemera kandi byatangiranye no kuwa mbere ahari kuwa gatatu bariho bitangira kugaragara neza. hanyuma ejo ku mugoroba ejo saa yine nibwo abana bagiye ku mukino bose ikigo cyose kirakumuruka kija kureba munsi y'ayo mashuri rero hari urugo rwari ruhari. waba ukibuka nka Manuel umuturage waho? oya ntabwo abaturage baho nari nakabamenye. hari amago yari ahari rero hari urugo rwari ruhari. ibiti bateye aho ngaho ku irembo ryabo nibyo biri kugaragaramo ayo mashusho n'ipoto rihari. ni ukuvuga ngo amashusho ari kugaragara muri ibyo biti. hari abantu runaka ari kwigaragariza cyangwa uwo ari we wese ari kubibona? abari kwagera hari abari kwibona ariko hari utwana tubiri maze kumenya amakuru ubu no kugarana ntabwo nari nasubirayo kubera ejo nahiriwe nari nasubirayo. ariko ngo hari utwana tubiri turi kuvuga ngo Yezu yarababwiye ngo ibintu ngo bababwiye ngo bazabibwire ngo padiri abitangaze mu misa. abavuye nibo bari kubimbwira. bari kuvuga ko harimo akana kiga kwiba ariko buriya twose dushobora kuba twiga hari mu rw'inzovu. gusa ubu kuri aya masaha padiri yahageze mu masaha 3 na n'ubu ngo aracyahari. na meya hamanje na komanda sinzi urwego ariho ku buryo bavanyeho abantu bari kurebera aho ngaho babashyira mu kibuga. na meya ngo amaze kuhagera. kereka ngo uhereje nk'amafoto wenda iyi nimero yawe iri kuri WhatsApp ngo ibyo ndi kubona iri kuri WhatsApp. buriya mvuye ku muhanda abantu bari kuzamuka bari kuva mu za Gataraga na za Kinigi mu mpande zose na za Nyihuri bari kuvayo n'iyi mu Kinigi hose hari guhurira abantu benshi. hari umuntu rero dukorana uvuze ati ariko se ibyo bintu nibyo ko nanjye nshaka kugira ngo nzamuke. ubwo rero ngiye kumuha inkuru nziza kwari none siko wumva padiri yahagezemo mu gitondo kugeza ubu ngubu akaba hari n'inzego za leta zikaba zihari na meya akaba amaze kuhagera. kandi ko nta kintu bari guhindura kuko bashyuze abantu mu kibuga wenda kugira ngo badacurana umwuka. nuko nanjye ntabwo ndongera kwajya mpaheruka ejo mu gitondo bambe ku mugoroba tuvuye ku ishuri. nanjye yewe ahubwo ni nanjye wa mbere nasanze abana bahari. ndababazi ninjye mwarimu wanahageze mbere ye ariko ndavuga nti ni inkovu z'ibiti buriya nti ariko nari nabonye hariho ishusho imeze nk'iya Bikira Mariya wa Guadalupe. sinabyitaho cyane pe. ubuse mu buzima bwawe si ubwa mbere ubibonye? oya ntabwo ibyo bintu nk'ibyo ariho nabibona. hari igihe batambagije ishusho ya Bikira Mariya aha ngaha mbona ishusho y'Ukarisitiya iri kumanuka pe iraza iratwegera hasi iraza na n'ubundi aho mu rw'inzovu. hashize igihe ni muno munsi yo mu rw'inzovu ahantu bita mu mbago munsi y'iwacu hari uguzi iwacu mu rugo. oya ariko aho ngaho iyo uri kumanuka umuntu agiye gutaha ndahari. hagati ya Rwinzovu n'umurenge wa Gataraga niho byari biri ariko icyo gihe batambagizaga ishusho ya Bikira Mariya ino hose muri paruwasi.